Abana dusome igitabo. bizadufasha mu buzima. Mumpe urubuga nsome. Abana ndabashuhuje cyane, mbahaye ikaze muri uyu mwanya ungana n'iminota 15 ababyeyi babaha ngo musome ibitabo buri munsi. Mubashimire cyane. Gusoma ibitabo nibura iminota 15 kandi buri munsi ni byiza, bituma mumenya gusoma neza kandi vuba, bityo bikaborohera kwiga n'andi masomo. Uyu munsi rero agatabo tugiye gusomera hamwe ni agatabo kari mu cyiciro cya gatatu, kagenewe gusomwa n'abana bimenyereza gusoma biga mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Kitwa Nkunda ishuri. Aka gatabo karimo umuvugo umwe mu yahize iyindi mu marushanwa yandika Rwanda ya 2019. Uyu muvugo wanditswe na Niyigena Dani, yanditse uyu muvugo afite imyaka 18 yiga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Nzajya nsoma ningera hagati mbabaza ibibazo, numve ko ibyo turimo gusoma urimo kubisobanukirwa neza. Kandi nindangiza gusoma muramfasha dusomere hamwe. Ndagushimye cyane ko ugiye gutega amatwi nkagusomera, nkakubaza ibibazo ukansubiza, kandi twarangiza tukongera gusomera hamwe mu ijwi riranguruye. Ngaho reka dutangire. Utega amatwi, sibyo? Nkunda ishuri. Ndibuka shenge dutangira ishuri, ababyeyi batujyanye iyo kwiga. Twari twishimye dutangiye ishuri, tugenda dutuje dukereye ishuri. Umwarimu wacu adutoza iby'ishuri, twese dushaka kuvoma ubwo bwenge. Ngaho subiza. Ninde watujyanye kwiga? Twasomye ngo ababyeyi batujyanye iyo kwiga. Noneho dukomeze dusome. Twiga indirimbo turirimba n'itonde, ingombajwi zose, inyajwi turiga. Umwarimu wacu adutoza ikaramu, byaratugoye ati bizaza mutuze. Dutangira kwiga dushimwa umuhati, umwarimu wacu adutoza kubyumva. Noneho reka nkubaze, twize iki mu ishuri? Twasomye ngo twiga indirimbo turirimba n'itonde, ingombajwi zose, inyajwi turiga. Dukomeze dusome. Dusoma dutuje dutangira kumva udukuru twiza turyoheye abana. Dutangira kwiga byari bigoye, nkicara nemye nkarambirwa cyane. Tukandika byinshi intoki zigashyuha. Twatahiye iwacu tukarata ibyo twize. Nanone reka nkubaze, udukuru twasomaga twari tumeze dute? Twabonye ko twari udukuru twiza turyoheye abana. Reka dukomeze dusome. Nagiraga umurava ngakunda no kwiga, ngashimwa na bose nkaberwa n'ishuri. Ngasomera iwacu bakumva ibyo twiga, nasoma neza bagashima ibyo twiga. Nigaga nsinda ngahabwa ibihembo, mu rugo iwacu ngashimwa ubuhanga. Ngaho subiza. Kuki ababyeyi bashimaga ibyo twiga?
Twasomye ngo nasomaga neza bagashima ibyo twiga. Nanone dukomeze dusome. Nakundaga kenshi no kwicara mpanga. Ubu dukuru na hanze twahize utundi. Muze mwese dukunde kwiga, niwo musingi w'ejo heza. Noneho reka nkubaze, byagenze bite ku dukuru ya hanze? Twabonye ko udukuru ya hanze twahize utundi. Noneho dusubiremo uyu muvugo wose tudahagarara. Kandi nawe umfashe dusome mu ijwi riranguruye, sibyo? Nkunda ishuri. Ndibuka shenge dutangira ishuri. Ababyeyi batujyanye iyo kwiga. Twari twishimye dutangiye ishuri. Tugenda dutuje dukereye ishuri. Umwarimu wacu adutoza iby'ishuri, twese dushaka kuvoma ubwo bwenge. Twiga indirimbo turirimba n'itonde, ingombajwi zose inyajwi turiga. Umwarimu wacu adutoza ikaramu. Byaratugoye ati bizaza mutuze. Dutangira kwiga dushimwa umuhati, umwarimu wacu adutoza kubyumva. Dusoma dutuje dutangira kumva udukuru twiza turyoheye abana. Dutangira kwiga byari bigoye, nkicara nemye nkarambirwa cyane. Tukandika byinshi intoki zigashyuha, twatahiye iwacu tukarata ibyo twize. Nagiraga umurava ngakunda no kwiga, ngashimwa na bose nkaberwa n'ishuri. Ngasomera iwacu bakumva ibyo twiga, nasoma neza bagashima ibyo twiga. Nigaga nsinda ngahabwa ibihembo, mu rugo iwacu ngashimwa ubuhanga. Nakundaga kenshi no kwicara mpanga, ubu dukuru na hanze twahize utundi. Muze mwese dukunde kwiga, niwo musingi w'ejo heza. Urakoze cyane gusubiza ibibazo nakubajije. Noneho ngiye kukubwira icyo ukora. Andika agakuru kagufi ugasomera uwo mubana. Wakoze cyane gusoma agatabo. Kandi ujye usoma buri munsi. Uri umwana mwiza.